kubwira ibya Yesu kandi ntiwajya gubivuga ntibabivuga ntibashaka no kubimenya kuko wenda ubuzima aho muhurira ni mu bindi bintu Yesu atajyazamo urumva apfuye kugenda none iyo hageze akabona bya bishuko asubirayo kuko ntago neza we ntago yamaze gufata umwanzuro ngo akizwe neza ave muri ibyo. Inshuti zanjye, inshuti z'Ihumure TV, muri uyu mwanya reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza, mvuge nti tubafite ku mutima kuko ibyo turya uyu munsi by'ubugingo ibyo twifuza ko dusangira. Ndikuzo Emmy, hanyuma twabanye mu bihe byatambutse na n'uyu munsi turi kumwe, ariko ndashimira abantu bamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV. Imana ibahe umugisha, wowe wakoze like, wowe wakoze share cyangwa se wakunze gusangiza ibiganiro byacu ndetse na n'uyu munsi ukibikora. Uhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma kandi wowe ujye uduha igitekerezo icyo nakwita comment, Imana iguhe umugisha kubwo ubufatanye bwiza bwo kudufasha kubaka ubwami bw'Imana no kwagura ubwami bw'Imana. Kenshi njya mbivuga iyo tugeze kuri social media cyane cyane kuri YouTube usanga abantu barimo barareba ibibashimisha, entertainment, bagaseka ni ngombwa, comedy guseka ni ngombwa, ariko ukeneye no kugira ngo wumve ko hari byagufasha mu bugingo cyangwa se mu rugendo rw'ubugingo kuko mwisi n'ubundi dufitemo igihe tutazi uko kingana, ariko icyo gihe nanone dukwiye gutekereza ngo nyuma y'ibi bihe, nyuma yo kwishima, nyuma yo kwejoyinga, nyuma yo guseka hari ikindi gihe kimeze gute. Mu rubyiruko hari ijambo ryakunze kubamo ryitwa kuryoshya. Ushobora kwibaza ngo kuryoshya ni iki? Hanyuma kandi mu rubyiruko rimwe na rimwe tuzi ko abajeni benshi ibintu by'Imana, ibintu byo guhumwanya ngo turi muri gospel, mu ivugabutumwa bisa naho bitabafataho. Wenda rimwe na rimwe ukamubona tugeze mu gihe cyo kuririmba, hanyuma se wenda mu gihe cy'ijambo n'impuguro ukaba utamubona. Ariko udukurikiye umwanya turagira ngo tuganire ku mpuguro cyangwa se byadufasha mu rugendo rw'ubuzima bw'ubugingo kandi buri munsi. Sindi njyenyine, mfite umutumirwa ari buze kutwibwira nimara kumubona muri kamera, hanyuma aze kutubwira amazina ye, namara kutubwira amazina ye tuganire. Mwaramutse, mwiriwe? Yego. Bonjour, bonsoir. Okay, ngira umugisha wo kubana nawe, ariko abadukurikiye sinzi wasanga batakuzi, wenda nanjye sinkwibuka neza, ariko wenda barimo baratureba bifuza ko bamenya izina ryawe. Yesu ashimwe. Amina. Umukobwa nitwa Alice Mujawamariya, Imana iduhana umugisha. Hanyuma mu myaka runaka cyangwa se mu gihe umaze ukijijwe, n'iki wumvishe cyahindutse ukimara gukizwa? Hari uko wari umeze mbere birumvikana of course, hanyuma na nyuma umaze gukizwa wumvishe hari ikintu gihindutse. Ubwo buzima bwombi ikintu navuga cyahindutse muri nge, numvishe ngize amahoro mu mutima, numva nkunze Imana. Ubundi Imana twese abantu bose bavuga ko bazi Imana, rero numvishe ngize ubundi buryo bwo kubana n'Imana, numva ngize inyota yo gukomeza kuryoherwa n'ibintu by'Imana, numva mvuye mu kavuyo, kambyita kavuyo, numva ngeze ahantu ho kubana n'Imana ku buzima bwanjye bwa buri munsi, umunsi ku munsi, numva ninjiye nyine mu yindi si y'abana b'Imana, numva nguwe neza, numva ndabohotse, numva nyine ndyohewe n'ibintu bita agakiza. Ivuze ngo waryohewe n'agakiza, wenda si twakubaza ngo mbere wakoraga ibihe nyuma uza guhindura ibihe, ariko bavuga ngo iyo umuntu akijijwe hari ibyo abavuyemo akabireka. Urugero nkanjye, wenda nkavuga nti ntarakizwa ngewe Emmy, nakundaga brag nyinshi, nakundaga kunywa agacupa, nakundaga inkumi, nari umunyamahane. Hanyuma maze gukizwa, ngeze mu buzima bwo gukizwa, maze kubihindura, natangiye kuba umunyamahoro, gutuza, brag ndazireka. So noneho kaduha ishusho y'ukuntu we waje kwisanga muri ibi bintu uyu munsi ubamo. Ngewe nagiye nkizwa buhoro buhoro, ejo nkajya gusenga, ejo bundi singeyo, kandi aho nicaye nkumva ndakijijwe, ariko nasubiza amaso inyuma nkumva hari ibintu nakoze bitari bikwiriye umuntu ukijijwe. Rero ibyaha nabikoze byinshi cyane, ibyaha muri rusange, ariko bigeze aho numva ko ibyo bintu bidakwiriye kubigira routine, kubigira ubuzima bwa buri munsi. Ndavuga nti okay, fasha umwanzuro uyu munsi ndumva nshaka kugendana na Yesu ubuzima bwanjye,
nkajya mugisha inama maze se ibi n'ibi ari wowe muri iki kibazo wabyitwara mute kugira ngo mbashe gukizwa neza. Nuko byatangiye, nuko byagenze. hanyuma uyu munsi wenda twategeza ngo wari ufite inshuti mbere y'uko ukizwa, b'abakobwa se abahungu se, hanyuma se umaze gukizwa ntibahindutse, byagenze gute, bagufashe gute? Umuntu yakijijwe hari abareka, hari inshuti zimwe na zimwe ureka, hari n'izikureka kuko zibona ko mutagihuje intumbero cyangwa se ko mutagihurira hahandi. Hari izijyana burundu, nawe hari izureka, hari izufata umwanzuro ukavuga uti kuko nyijijwe kandi bagenzi banjye abantu twagendanaga bashimishwa n'ibi, baba muri ubu buzima, nyamara ubu buzima ntago bunejeje umwami Yesu niyeguriye nahaye ubuzima bwanjye. None ukaba wafata umwanzuro ukavuga uti bano reka mbareke. Naba abandi bandi mwagendanaga wenda mvuga ko muhuje intumbero, ariko babona ko wowe wamaze guhinduka, uhindutse burundu, bo ubwabo barijyana kuko ibyo bakora, ibyo bavuga, ubuzima babayeho, ibyo bashaka kubamo ntago ari byo bukirimo. Bo ubwabo iyo umaze gukizwa neza, kamvuge neza, uzasanga hari abantu bagiye utanabirukanye. Kuko ikintu navuga, hari igihe usanga nk'umuntu hari ibintu musanzwe mukorana, ariko kuba wamaze kubwitisha ngenda ndabona ntangiye ubuzima bundi bushya, kutanya kubwira ibya Yesu kandi ntiwajyaga ubivuga, ntibabivuga, ntibashaka no kubimenya kuko wenda ubuzima aho muhurira ni mu bindi bintu Yesu atajyazamo. Kandi wowe urumva mu buzima bwawe bw'uwo munsi, bwa buri munsi urashaka kwinjizamo Yesu, ukavuga uti mwami Yesu aha ngiye tujyane. Kandi wenda hari ahantu ufite bisaba kubanza gusenga, uvuga ati se Yesu ko ngiye aha, wese Yesu ubundi we yeme ajyayo nubwo ntaho atajya. Ariko hari ahantu umwana w'Imana navuga hari ibintu abatemerewe gukora, avuga ati rero ninjya aha ndaba ntandukire wa Yesu wanjye nikomejeho, bintandukanye nawe cyangwa se bintere kumubabaza. Arisengiriye umugisha wo kuganira nawe uri umukobwa, uyu munsi uri kutureba, wenda hari ukuntu ufata Yesu mu buzima bwawe, hari ukuntu ababyeyi bawe bafata, hari ukuntu ufata inshuti zawe, hari ibintu byinshi mu buzima bihinduka bitari ngombwa. Arisa, iyo bavuze kuryoshya nk'umukobwa wumva iki? Ngiye kuryoshya numva ko nyine ari ibintu bijyanye n'amapati, byo kwinezeza. Muri ubwo buryo nibwo mbyumva. Urabyemerewe se? Numva ntabyemerewe ku bwanjye, kuko impamvu ndabisobanura, birashoboka yuko ari no kuryoshya mu buryo butari bubi, ariko hari ahantu bishobora kugera bikaba byatuma utandukira kubw'impamvu z'umuhamagaro cyangwa se z'agakiza kawe. Impamvu z'agakiza kawe nkunda kubibwira abashuti banjye benshi tuganira ibintu by'ijambo ry'Imana, abwira ni wowe jya umenya impamvu z'agakiza kawe. Rero ntago navanga uyu munsi ngiye Gisenyi ndatembere, ibyo ngibyo rwose giye ku bwanjye numva nta kibazo. Ariko hari ibindi bintu ushobora kwinjiramo n'abantu muri kumwe bikaba byatuma utandukira. Niyo mpamvu akenshi numva dukwiye kugira amakenga, dukwiye gusenga, dukwiye kuba mu mwanya wese atwifuzamo kuruta uwiswe iby'isi tuzabisiga. Tukiri aho hari ibibazo bibiri bikomeye nshaka kubaza Arise, wagirira amatsiko nawe ugafitiye amatsiko muri uyu mwanya, ndibuze kugira ngo udukurikire neza uzabisangize n'abandi. Arise, ndibuze kwibaza nawe nakubaze. Iyo turimo mu buzima busanzwe hari ibintu ducamo bikomeye, ariko ndavuga kuri side y'abakobwa. Uyu munsi abakobwa baba mu buzima bukishijwe n'abo mu buzima budakijijwe hari ibintu basa naho bahuriraho. Uri umukobwa mwiza, gufata umwanzuro wo gukizwa ni ikintu gikomeye, ariko si uyu munsi ushobora kuba uri umushomeri, ushobora guhura n'ikibazo cyo kuba udafite amafaranga, kandi hano hanze hari abagabo cyangwa abasore bafite amafaranga ndetse bashobora no kuyatanga. Uramutse uhuye n'iki kigeragezo, nkeneye kumva uko wacyitwaramo, wenda nuko wabwira cyangwa se nuko wasangiza abandi bakobwa bahura n'ubuzima. Murakoze. Nibyo koko ibyo bishuko bibaho, ukijijwe cyangwa udakijijwe, ariko icyo navuga, iyo bije ku mukobwa ukijijwe bisaba kubuza impamvu z'agakiza icyatumye ukizwa. Nibyo koko ushobora kuba nta kazi ufite, kenshi binabaho nta kazi ufite, bishuko bikaza, ariko icyo navuga gikomeye
ni ukumenya impamvu z'agakiza kawe. Hari abantu bakizwa wenda ko bafite ubukene, akumva ntandi hantu yajya akirukira mu Mana akavuga ati reka mfe kujya hariya, urumva apfuye kugenda. None iyo ahageze akabona bya bishuko asubirayo, kuko ntago neza we ntago yamaze gufata umwanzuro ngo akizwe neza ave muri ibyo. Ugasanga rero bamwe baragwa, ariko umuntu uzi umuhamagaro, umuntu uzi impamvu, umuntu ukunda Yesu mu by'ukuri aguma kuri Yesu, akavuga ati mu bibi no mu byiza tuzabana. Kandi mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abakobwa bagenzi banjye cyangwa se n'abandi bantu bari mu nzira y'agakiza, ntimugire ubwoba, kwa Yesu hari byose, hari ubukire, hari ibintu byose, abantu iby'isi byose ni ibyacu. Rero nta mpamvu yo kujyaho ngo uhangayike ngo shango ntarakizwa. Urumva abantu benshi bakunda kugira icyo kintu, ugiye ngo ntarakizwa, ibintu sinahuraga nabyo, ngo sinari umukene gutyo. Ntago nigeze mpura n'ibi bintu mpuye nabyo uyu munsi. Ugasanga rero umuntu akenshi yakibaza ibyo arye Satani abigufatiramo, ariko birakwiye ko ubuzima bwacu, imibereho yacu tubiha Yesu akari utuyobora, kuko no mu bihe bikomeye by'ubuzima Yesu aba ari kumwe natwe, ntiyadusiga. Iyo umaze kumuha ubuzima bwawe ukamwiyegurira, abana nawe ushonje uhaze, bagusohoye mu nzu, iyo uri kumwe na Yesu hari umunezero ugira, hari ibindi byishimo ugira. Rero ntago bishuko nk'ibyo byagukura kuri Yesu iyo wamaze gusobanukirwa neza n'ibyo urimo n'impamvu yatumye ukizwa. Ntago ushobora kubona umuntu azanye amafaranga ngo ugende, ntago bishoboka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo dukwiye guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo ntibyari ibigeragezo abishaka kudukura mu gakiza, ariko iyo bije uraguma ugahagarara ukiringira Imana, kuko ejo n'ejo bundi yaguhindurira amateka. Alisa arakoze cyane. Alisa, uri umukobwa, wenda n'ikibazo cya nyuma kugira ngo tuze kureba ko twagana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye uyu munsi, ariko uzagaruka. Okay, uyu munsi uri umukobwa, wenda ufite mama, sinzi, ntago nabikubajije, si ngombwa, cyangwa se ufite n'abatantu urababona bafite ingo zabo, bateguye ingo zabo bazibamo. Uyu munsi wumva woza uri gutegura gute urugo rwawe, uzifuza kubaka, wumva ari umugabo umeze gute wifuza kuzabana nawe? Murakoze. Nge numva nifuza mbere umugabo wubaha Imana, uzi Imana, kuko bizadufasha no kubaka, kuko ijambo riravuga muri Zaburi ngo Uwiteka iyo atari we wubaka ngo abubatsi babubakira ubusa. Mu by'ukuri numva nshaka kubaka famiye yubatswe n'Imana, kugira ngo izamfashe, Imana izanyobore, izanyigishe, mbese izambera umujyanama. Numva wese uruhare rwawe ni uruhe nyine mu gutegura? Urifuza umugabo waha Imana, ariko se uzamubwirwa n'iki? Bano bose badukurikiye ni abasore, nawe yakubwira ko yubaha Imana, wenda wese wumva uzamureba gute ukamumenya gute? Nge ntago mfite ubwo bushobozi bwo kureba umuntu ngo menye ngo kanaka arakijijwe, nta nubwo ngewe ibyo bindeba, ko buri wese agira uko abana n'Imana. Ariko hamwe no gusenga, iyo usenga Imana by'ukuri irakuyobora, kandi habaho n'ikintu cyitwa umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Nicyo ndushaho gusengera buri munsi. Uruhare rwanjye mu kubaka urugo nzagira, icyambere fondasiyo y'ubuzima bwanjye uyu munsi aho mpagaze, kuba ntarakozwe n'isoni, ni ukubera Yesu, kandi niko kuri. Numva rero niwe nyishingiyeho, n'ubufasha bwa Mwuka Wera, kuko Yesu yadusigiye Umwuka Wera, niwe mufasha, niwe uzamfasha no kubaka urugo. N'abatante ndabafite, n'impanuro barazimpa umunsi ku munsi, kandi n'ababyeyi ndabafite. Mfite abantu benshi bambereye maso, ariko ikintu gikomeye cyane ni Yesu. Urabizi dufite kuri Philadelphia n'iryo torero nsengeramo, bakunda kuvuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Mu by'ukuri ni nawe gisubizo, ni nako kuri nabyo byiringiro mfite, nuko Yesu azambera igisubizo mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Abakobwa badukurikiye, abasore mudukurikiye, umwari mwiza Alice turi kumwe muri uyu mwanya, muri we wumva ko afite passion, murumva afite kubaha Imana cyane kubanziriza ibindi byose, ndetse n'ibintu byabishyira muri Kristo cyane. Yumva ko Kristo ari uzamuyobora, ari uzakora byose, ni uzamuha umusore mwiza ubaha Imana nyine nk'uko biri, bigomba kuba ari mu mutima we, hanyuma bakubakana uyu muryango nk'uko yabivuze. Alice, abakobwa badukurikiye, abasore badukurikiye, inama wabaha mbere ko nkusezerera? Inama naha urubyiruko muri rusange,
mu by'ukuri gukizwa ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri, kuko iby'isi biraryoshye, iby'isi bifite ibintu byinshi cyane bidushuka bidutwara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo no muri Kristo biraryoshye. Iyo utarageramo ntago wabyumva. Hari igihe abantu bagira ngo abantu bakijijwe babaho bagowe, babaho bikoreye nk'umutwaro umeze nk'ibuye, ariko iyo twagezemo imitwaro ituvaho. Ikindi kandi ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ubwenge bukomeye, ubwenge buruta ubwenge bw'abanyabwenge bw'isi no kubaha Imana. Nabifuriza kubaha Imana kandi ntibumve ko bizabagora, ntibumve ko ubuzima buzagorana. Nabinyuzemo, nanyuze mu buzima bw'ubushomeri, ariko Imana yambereye Imana ikomeza kubana nanjye. Rero ntimutinye, ni karibu kwa Yesu, ni byiza. Yesu azagufasha, numwisunga azakubera ingabo igukingira ku manywa na nijoro. Ntacyo uzabura, ntacyo uzatinya, kuko Yesu ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi, atubera umubyeyi, araturengera mu buryo bwose bubaho. Bisaba kumwemerera gusa, kuko ntago agufata ku ngufu, ntago agutwara ku ngufu, ni wowe n'icyemezo ufata. Rero ndagira ngo mbashishikarize namwe mutarakizwa, namwe mutarakira Yesu, mwakire Yesu. Ikintu cyitwa gakiza cyangwa se ikintu cyitwa gukomera kuri Kristo ni ibintu nka bitatu navugaho. Bisaba kubyiyumvamo mbere ya byose, gufata umwanzuro ukabyiyemeza, ukabisengera, ukavuga uti ngenje ukundi niko nagiye nkizwa kugeza kuri uyu munsi, numva kandi ngikomeje gukizwa kuzageza Yesu aje. Imana riduhana umugisha. Mbwira nabo bose bakiri hanze batari bakira Yesu, n'ukuri ni karibu kwa Yesu, ni byiza, ntago bigoye. Uzi ukuri, wowe umeze ukuri niko Yesu agushaka, akagufasha, akakuyobora, ukagendana nawe. Uyu munsi akagufasha kureka kwiba, ejo akagufasha kureka gusambana, utuntu twose ibene iyo mico itanezeza Imana. Buhoro buhoro ujya ugasanga ibintu byose warabirenze, kandi ufite amahoro isi idatanga, n'abisi badashobora kugwa, imiryango itagwa, amafaranga ataguha, ukumva uranyuzwe. Umuntu akaba yanakurira mu nzira akavuga ati ariko uriya muntu ni umusazi, bimeze bite? Kubera ibibazo abona ko byakakwishe, ariko ntamenye ibanga ufite yuko ufite Yesu ugendana nawe. Niko kuri, ntamenye ko ufite Yesu wamenye, ntamenye ko hari Imana itanga amahoro ahantu hatari amahoro, ahantu hatari umutuzo w'ugatuzo. Abantu bakagira ngo ntutekereza, uratekereza, ahubwo ni ukuvuga ngo Yesu yamaze kugera muri ibintu byose urabimuha, kandi ukabisohokamo neza, ibintu bikagenda neza, gahunda ze zose zikagenda neza. Mujya mubibona, hari igihe cy'amakuba kibaho ku bakijijwe n'abadakijijwe, ariko kizakubwira ubu buryo babyitwaramo n'uburyo butandukanye. Ndaguha urugero, umuntu udakijijwe iyo ahuye n'ibyago, iyo ahuye n'amakuba, iyo agize akaga, ujya ukabona umuntu ariduroze, ariyahuye, wenda niba yubatse urugo rurasenyutse, abantu ugasanga njya mbabazwa n'abantu biyahura kubera ibibazo. Biriya ni ukutamenya Yesu, ni ukuri kandi ukutamenya Yesu. Naho umuntu ukijijwe, ikintu kizabikubwira ahuye n'ibibazo, arapfukama agasenga. Hari umuntu w'incuti ujya ukunda akambwira ati we nuhura n'ikibazo ujye uvuga ngo ubundi ari Yesu muri iki kibazo yakwitwara ate. Aleluya. Ibyo biramfasha cyane. Rero umuntu ukijijwe iyo ahuye n'ikibazo arasenga, akigiriramo amahoro, agikomereramo, akumva ko Imana yakoze ibyatambutse, ko tuba dufite ibintu byinshi Imana yakoze, akumva yuko izakora n'ibindi, akumva ko ategereje Imana yihanganye, akagira umutuzo. Kandi ari ikibazo abantu babonaga ko cyakamukojeje isoni, yagahuye n'akaga, ariko abantu bakagira ngo hari ubundi buryo cyangwa hari ikindi kintu yakoze, kandi ntacyo. We gusa kubera ko afite Yesu ni amahoro. Niba Yesu yaravuze ngo adusigiye amahoro isi idashobora kuduha, n'abisi bataduha, bene ayo mahoro uyakomereramo mu kibazo, ukabyibuha, ugasa neza, ukarimba, ukaberwa, kubera ko wamenye Yesu. Rero nicyo ngicyo nabwira abantu rwose, abantu bafite ubwoba bw'agakiza bakizwe, ni byiza, bimeze neza. Nanjye ntarakizwa nabaga mfite ubwoba, ariko uyu munsi ndashima Imana ko yangiriye ubwo buntu ukuri. Yes, reka tubashimire mwese mwakoze kubana natwe. Reka tubibutse ko inkunga ikomeye ari ugusangiza inshuti zacu, inshuti zanyu, ibi biganiro tubagezaho umunsi kundi. Nge Ndikuzo Emmy nari kumwe na Alice, umukobwa mwiza Imana yatoranije kugira ngo mu gihe nk'iki atugezeho message agomba kuduha. Hanyuma ntibibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Reka dushime n'abadufashije kuhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho abagireho neza.